Bakunzi ba Nawe TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabifuriza amahoro y'Imana n'imbabazi z'Imana n'ineza y'Imana bibabeho bigumane namwe ndetse n'abanyu bose. Nizeye ndashidikanya ko muri amahoro kandi yuko Uwiteka akomeje kubabera maso muri byose. Natwe nuko dukomeje kubona ineza y'Imana ikomeje kuba mu ruhande rwacu no kutugirira neza muri byose. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza cyane wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Muhabwe umugisha kubwo gukunda ijambo ry'Imana. Murabinyereka ndabibona, murabimbwira, murampamagara, mbona za comments kuri icano. Mbega muri abantu b'ingenzi muri uyu muhamagaro, muri abantu beza, musubiza intege mu bugingo bwanjye bigatuma numva nkomeye, ngakorera Imana numva hari abantu turi kumwe dufatanyije. Reka dukomeze kubera yuko umuhati wacu si ubusa ku Mwami. Nubona ijambo ry'Imana ntukaryihererane, jya ukomeza umuco mwiza wo kurigeza ku bandi. Gukora share, gukora like kuri icano, tange za comments kugira ngo tumenye ku ijambo ry'Imana ryakubereye mwene data. Niba ryagufashije, niba ryagukomeje, niba se ukeneye ko tugusengera ukaduhamagara ukabitubwira, uzajya ubona nomero zacu kuri icano tukunda kuzishyiraho. Nukuri dukomeze dufatanye umurimo kandi umuhati wacu usobusa ku Mwami. Nawe utarakora subscribe kuri icano wayikora kandi ukagikora n'ibyo byose ugasangiza abandi ijambo ry'Imana, ukanatubwira uko wumva bikumereye. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Turagushimiye Nyiringabo Imana ikomeye, uwera, umutanga bugingo, soko y'agakiza. Tuguhaye icyubahiro Data mwiza wa twese uri mu ijuru. Tugushimiye ineza n'imbabazi zawe Mwami. Warakoze kuturinda twebwe twese, yewe n'abakunzi ba Nawe TV wabaye mu ruhande rwacu. Watubereye ingabo idukingira, watubereye ibyiringiro bizima. Ntabwo wigeze udusiga, ntabwo wigeze uduhana, ahubwo wabaye wo kwizerwa mu buzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Kristo Yesu. Tugeze mu mwanya wo kugana ku ijambo ryawe Mwami. Nuzubane natwe Data wera, tangirane natwe uze gusozanya natwe. Nukuri turakwihaye, turakwiyegura, imitima yacu turayiguhaye kugira ngo uyiganze uyitegeke. Uvugane natwe muri uyu mwanya Mwami. Umwe wese mu mwanya we yumve kuvugana nawe, yumve hari icyo umuganiriza, yumve hari icyo umubwira, yumve hari aho umukuye naho umugejeje, kuko uri Imana itwitaho ikatubera amaso. Nukuri twese duhazwe nawe binyuze mu ijambo ryawe Mwami Imana. Urakoze rero kuja kubana natwe kandi Mwuka wera w'Imana ntudusige ntutureke. Nukuri ugumane natwe kugira ngo amatwi yacu y'imitima abashe kumva n'amaso yacu y'imitima abashe kubona. Tumenye icyo uvugana natwe muri uyu mwanya. Tumenye rwose umugambi wawe ku bugingo bwacu. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami Imana kuje kubana natwe no kutugira neza. Dusabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Hallelujah. Abakunzi banjye rero kandi abakunzi ba Nawe TV, nimufate Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kugana ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntutinye kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ntutinye kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Uwiteka uri mu ruhande rwawe inshuti yanjye ni umunyamaboko, ni umunyembaraga, ni intwari kandi aranesha. Nta rugamba na rumwe ajya atsindwa. Hallelujah. Rero ibyo bikugose, bigukikije, ibyo biguhagurukiye, ibyo biguteye ubwoba, izo ntambara, ubwo burwayi, ubwo bushomeri, iyo nzara, uko kwangwa abo baguhagurukiye, uko gusigwa, gutabwa, uko kumva wihebye, kubura amahoro yo mu mutima kubera ibibazo n'ibigeragezo, ubwo bupfubyi, ubwo bupfakazi, ako gahinda, urwo rugo runyeganyega ubona umwanzi ashaka gusenya. Yewe izo ntambara zitandukanye mu kigero cyawe urimo, mu cyiciro urimo cy'ubuzima, aho uri hose, uwo uri we wese, ushobora kuba ufite intambara tutavuze wenda, ariko ndakubwiye ngo ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe kandi n'Imana ibera hose icyarimwe. Irashoboye kugutabara, ntabwo iginanirwa. Iyo niyo ikubwira mu ijambo ryayo ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe. Hallelujah. Mwegurira izo ntambara, mwegurira ibyo bikugoye, bimwegurira ibyo bikubujije amahoro. Mubwire abo banzi bakugose, mubwire ubwo bukene bwabaye karande ku buzima bwawe, hoya mubwire uko kubura amahoro ukarara udasinzire, byose bimubwire ubimwegure kuko arabishoboye. Hallelujah, hallelujah. Arabishoboye. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yesaya ibice 41 murongo waho wa 10. Hallelujah.
ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya! Imana irakubwiye ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe, ntukihebe kuko ari Imana yawe. Mwene data, ntutinye kandi ntiwihebe kuko Imana yawe iri mu ruhande rwawe. Haleluya! Irakubwiye ngo izajya igutabara kandi izajya ikuramira bikomeye, urugamba rukomeye izajya ikuramira, ndetse nibiba ngombwa itanga ingabo zipfe ku bwawe. Yesu nashimwe cyane. Imana ngo izajya ikuramira mwene data. Birashoboka ko uguye umwuma, ubuze ugufasha, ubuze ukugabura, ubuze ukwitaho, ubuze ukuramira, ubuze ugufata amaboko, ubuze uguhumuriza. Imana yawe irakubwiye ngo izajya igukomeza, wowe ucitse intege izajya ikuramira, wowe uguye umwuma, ubuze amahoro, urwaye, utibashije, ngo izajya igutabara, ni koko izakugirira neza, ntabwo izagusiga. Kandi iravuze ngo izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana izakuramira mu gukiranuka kwayo no mu rukundo rwayo no mu mbabazi zayo nyinshi, izajya ikuramira kandi ikuramize ukuboko kwayo kw'iburyo. Nujya kugwa igukomeze, igufate, isubize intege mu bugingo bwawe. Nubura amahoro iguha amahoro, kuko niyo soko y'amahoro. Nusonza ikuramburira ikiganza ikugaburire, ndetse nibiba ngombwa itegeka ibikona bikugaburire, nka kwa kundi byagaburiraga Eliya ariko ukageza Ikereti. Izakugirira neza, nurwara izagukiza, banzi nibaguhagurukira izabatatanya. Imana yawe izakuramira, izagutabara. Ntutinye, ntiwihebe kuko izajya igukomeza, izajya ikugirira neza. Mwene data, ibyo bigeragezo, izo ntambara, ibyo bikubujije amahoro, ntabwo ari karande. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Imana yibwira kukugirira ni byiza. Birashoboka ukaba uriho unyura mu misozi no mu mataba, birashoboka ukaba uriho uryama muri iyi minsi ntusinzire ukabura amahoro ku bw'agahinda n'akaga. Birashoboka rwose ko ibikureba igitsura ari byinshi, intare zasamiye kukumira ari nyinshi. Ariko Imana irakubwira ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe. Irakubwira ngo ntukihebe kuko izajya ikuramira kandi ikagutabara. Kandi iravuze ngo izajya igukomeza. Ni ukuri wowe wumva gutentebutse, wowe wumvaga amavi yawe asukuma n'amaboko atentebutse, Imana ngo izajya ikuramira. Ni ukuri ngo izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Ni ukuri mwene data, ntabwo nzi ibikugoye, sinzi ibikubujije amahoro, ariko Imana iravuze ngo izakuramira kandi izagutabara, ngo izakugirira neza kandi izakurwanirira. Izere ijambo ry'Imana, wiyegurire Imana, wibwire ngo Mana, ubwo ari wowe uvuze no kubikora uzabikora. Wibwire ngo Mana, ndabizi kuba inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisoreshe imirimo n'ibitangaza. Wizere Imana n'ijambo ryayo, kuko Imana izakugirira neza. Ntabwo yagusiga, ntiyakureka, kandi ntabwo yaguhana. Erega uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Niyo mpamvu Imana yakuremye mu ishusho yayo. Niyo mpamvu Imana ikubera amaso. Burya rega impamvu ukiriho nuko Imana ikubera amaso. Byakagombye kukumira bunguri ni byinshi, yewe wenda n'izina ryawe ryakabaye ryaribagiranye mu isi y'abazima, ariko Imana yabaye yo kwizerwa mu ruhande rwawe. Buriya yagiye itanga ingabo nyinshi zigapfa, nubwo ubona bimeze gutyo, ariko Imana yabaye yo kwizerwa. Erega uko bimeze siko byakabaye bimeze, kuko n'ubundi ibyakuhigaga byari byinshi cyane, byagombaga kukumaraho byari byinshi cyane, ariko Imana yagiye kubera amaso, igenda itanga ingabo, igenda ikurwanirira. Yarahabaye mwene da, yarahabaye. Kandi reka nkubwire, n'ubundi ntabwo izakureka. Erega Imana yacu ngo ni Alpha na Omega, ni itangiriro kandi n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Iyo yahabaye yagiye kurwanirira, rero n'ubundi iracyakubereye maso. Komerera muri yo, wizereyo, wizere ijambo ryayo, wihangane, uyikomereze, uyisenge, usome ijambo ryayo, wishakane umwete, wishake ku manywa, wishake nijoro. Uhumure, ntabwo izagusiga kandi ntabwo izakureka, kuko kugira neza kwayo ni kwinshi. Kandi ni ukuri ibyo yibwira kuri wowe ni iby'agaciro kandi ni byiza. Ntabwo rero ari Imana yivuguruza, ni Imana ifite umugambi mwiza, ni Imana yaguciye nk'ikimanzi mu biganza byayo. Ni ukuri, ni ukuri, inkike zawe ziri imbere y'Imana, ibyifuzo byawe
Imana irabireba ikabibona, irabizi, irakuzi, izi miryamire yawe n'imibyukire yawe. Ndetse reka nkubwire, nta rira ryawe na rimwe Imana itabona, nta n'iryo itabonye. Umva, yewe n'umubare w'umusatsi uri ku mutwe wawe Imana irawuzi. Ubwo rero ntabwo izakureka. Nuhumure kandi ukomere, kuko Imana izakuramira, izajya ikuramira, izakomeza ikuramire, izajya igukomeza, izakomeza igukomeze, iragufashe, ntabwo izakurekura. Erega ngwizo yafashe, ntawe uzazivuvunyura mu biganza byayo. Ntabwo Satani azagukura mu biganza by'Uwiteka. Humura, abanzi ntabwo bazagukura mu biganza by'Imana. Izahora ikugirira neza, izahora ikurwanirira. Yewe Uwiteka uri mu ruhande rwawe ni umunyembaraga. Haleluya. Komera rero mwene data, subizwamo intege, humurizwa n'ijambo ry'Imana rikubwira ngo ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe. Wumve ko Imana ari ivuganye nawe binyuze mu ijambo ryayo, kandi ntabwo izagusiga, n'ukuri ntabwo izakureka. Iyi Mana twizeye ihora iri maso, ihora ibambiye amahema gutabara abayo bayizera. Oh haleluya. Mwene data, urugamba rwawe uko rwaba rungana kose, menya ngo Uwiteka ni umwami usumba abami. Menya ngo Uwiteka wizeye ni umugabo wo kwiringirwa, ni umunyamaboko kandi ni umunyembaraga. Humura ukomere, arahari kukurengera, arahari kugutabara, arahari kukuburanira wowe ufite imanza, arahari kukurwanirira wowe urwanywa n'abanzi. Yewe iyo misozi kugose ukaba wabuze inzira, araje kuyihindura ibibaya. Izo nyanja ziri imbere yawe nyinshi zifite guhorera kuguteye ubwoba, araje kuzikamya. Haleluya. Iyi Mana ni rubasha, iyi Mana ni rugira, iyi Mana ni nyembaraga. Komera mwene data, subizwamo intege mu bugingo, ihanga amaso yizere, byuka mu gicuku cya nijoro usenge, mu gitondo usenge, ku manywa usenge, usome ijambo, igwiriza ijambo ry'Imana muri wowe. Imana nayo izagwiza imbaraga zo kugutabara. Haleluya. Ririmba indirimbo zigusubiza intege mu bugingo. Burya indirimbo zirimo ijambo ry'Imana, zirimo ibihumuriza. Niba utazi kuririmba, fata indirimbo z'abaririmbyi batandukanye, abahanzi batandukanye, uzishyiremo zicurange. Uzajya wumva guhumurizwa kuza muri wowe. Usoma ijambo ry'Imana, uzajya wumva gukomera, guhumurizwa. Uzajya wumva gucya ko mu mutima kandi warugoswe n'umwijima mwinshi. Uzajya wumva ibyiringiro bihembuka muri wowe, kuko Imana niyo soko y'ibyiringiro kandi niyo soko y'imbaraga. Humura mwene data, Imana yawe irashoboye kandi irakomeye, ni nyembaraga kandi ni rubasha ibyananiranye. Ibyo inshuti zananiwe, abavandimwe bananiwe, ababyeyi bananiwe, Imana iraje kubikora. Humura, komera, ntutinye, Uwiteka ari kumwe nawe. Imana iguha umugisha mwene data wo gukurikira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Umenye neza ngo ni Imana ivuganye nawe, kandi ibyo ivuze no kubikora izabikora. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Ndagushimiye Uwiteka, Imana yera yo kwizerwa no kwiringirwa. Urakoze kuvuganye na mwene data ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Urakoze kuje kumutabara ndetse no kumurengera. Uri intwari ku rugamba, urabitwibukije mu ijambo ryawe. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Ntihagire umuntu n'umwe wumva iri jambo ry'Imana cyangwa uzaryumva n'ikindi gihe uzasigara uko yarari. Urakoze ko uri intwari ku rugamba kandi ubereye mwiza abagutegereza. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Urakoze Mwami Imana.